ese ni kihe kibazo nyine urukumva urumva ko yamfashije ibyo bintu byose sikari kumuza kuntege ambangamira anterwa ngo azankorera ikintu kibi ngo azandigisa bambure akanterwa nyine ngo azankorera ikintu kibi umva rero impamvu Eric arimo arakwishyuza ya mafaranga yitanze ku kiriyo ntago ari kwanyishyuza ngo nyamuhe mu ntoki kuko ari mu ntoki yiva yayamo ngo turyamane ngo mu gihe ntaremera ngo turyamane ngo none se ntazi gukundana na Eva arabizi ni n'umukozi wa Eva buriya ingegera n'umukozi wa Eva Veronica bimwe akubwira ngo muryamane ariko urumva nyine akambwira ngo ntago nshaka amafaranga ngo wowe mu ntoki ngo ndashaka ikiguzi ngo kandi tutaryamana ngo ngiye ntukambone gutyo ngo ndi umugome ngo nahita ngo nkuburisha ngo irengero ngo nkakuburisha ngo na polisi ntizabimenya ariko uziko abantu bamenyera ngiye ntago nafashe umwanzuro wo kubikubwira mvuze ati kambibwiye musaza wanjye byibuza ninapfa uzamenye icyo nazize nata ntugire ikibazo kuba ntarashoboye kugira icyo ngufasha ku rupfu rwa mama ntabwo bivuze ko ngiye ndinganzwa icyo cyo ndagishoboye sibyo nta n'umuntu n'uyu n'umwe ariko uzakumenyera kuzana ngo akantu ngo kuba ngo azakwigisha bakugure ahubwo yarigita mbere yuko wowe urigita nguhe nimero ye ahubwo nkeneye ko tujyayo sinzi ngo ni ryari ariko ndashaka ko tujya kumureba tukajya nanjye nawe tugomba kuzajya kumureba njye nawe ukamukubita kucyura akaburya agufunga n'ibyo nibwo bwoba mafite ushobora kumukubita umuntu nk'uri ufite indemeze kuri unashaje akakugwaho njye nibwo bwoba natazibaho ngaho uri akagoryi umubyo mvuze ko ngiye kumukubita ureba ugira umujinya ndakuzi Eric ubwe ni wakubwiriye amagambo ni ukuri ko Imana ashize igihe kinini nambwe ati basi kanaka amafaranga nanagurisha na telefone na mujya mubyandikirana kuri telefone yawe hari ibirimo abikubwiye icyo ni ikimenyetso cya mbere naranabibitse noneho akanaza akantera ubwoba icyo ni ikimenyetso ntugisibe gusa ikindi gihari ntuzakore ikosa ntuzakore iki akanducishamo akambwira ngo urukundo rwa nyina Eva ngo ahita rushyiraho iherezo uriya ntabwo ari wari utangije ntabwo afite kuza gushyiraho iherezo ku rukundo rwawe nawe we ntugire ikibazo ntukore n'ikosa icyo nkubwiye nukore ikosa ni akazi kawe gusa nta kintu yamaze uriya ni imbesire imbere yanjye sibyo ndagukunda wirakara cyore ese ni ibikino nawe ko ndeba ibintu wadukanye ni ibikimada kitabona ni iki none se ugiye kwimurika ko ndeba ugiye muri Miss Rwanda ugiye muri Miss ugiye ku modelinga kubera uvuga ngo urimo urakora make up utwagira ngo ni yankome imyaka 18 ibintu wadukanye ni biki ngiye gushaka imibereho ugiye gushaka iki imibereho iterambere ry'urugo rwacu nuko mubigenza se mbese nagenda nsa nabi bakama akazi ngiye gushaka akazi ariko si ibintu uri kuvuga urakomeje cyangwa utari ikinyarwanda ndi ugiye kwimurika ugiye muri Expo nzi ko nawe ukora nk'umuntu ugiye kwimurika cyangwa ugiye muri Expo gusa neza nabyo biracuruza
warubizi ntugiye kwicuruza kazi ni kazi nezere kuri kuganira ariko oya urabizi yuko nta kazi wowe ufite muri iyi minsi kandi ntabwo ngewe naje hano ngo nicwe n'inzara ngiye gushaka amafaranga yo kurya yavuga ngo kuba nta kazi mfite bivuze ko usohokana ibi bintazi byawe ugatangira kwikoraho ibi ntabwo ari ibintazi sheri yawe ni amafaranga nta amafaranga yashiriye ngiye gushaka akazi kugira ngo ubone ibyo urya bane ibyo ndya se ngenda umwana wawe ujya guhahira none se nimba utari umwana wanjye ubwo ntabwo tugiye kwicwa n'inzara ntabwo se wavuye ku kazi ntubizi se kuba akazi ntagafite bivuze ko nimba warakavuyeho rero naca mu nzira zose zishoboka kugira ngo mbone ikidutunga uranyuzwe ntabwo nyuzwe anyuzwe akore ukuntu mbaye keza we uri kubibona Hey, nibambona barahita bakama. Ibyo bintu uri kwisiga ndeba bagira nirangi. Irangi se gute? Reka twumvikane. Nuva hanga. Ego. Niba ari abo bantu ushaka bajye bagusanga. Ntabwo byakunda. Ntabwo burya si bwo buno bwo kunzirikira mu rugo rwawe. Ubu ngubu ngiye guhiga imibereho. Rero shirika twumvikane. Ibyo guhora umbwira ibintu by'umuzimu ndabihaze muri urugo. Sibyo? Ako umuzimu n'injye wawuzanye. Injye wagiye nguvana mu gitaka nanga ngo ngwino. Ariko tekereza ari mama wapfuye. Nawe nkajya nkubwira ngo umuzimu we yagarutse. Wabyakirute. None se ko yagarutse n'amakosa yanjye? Cyangwa kosa nuko atari wari kuwubona. Ariko uzi n'ikindi. Nazajyaza ujye wirwariza ntuzongere kukiza kunakira. Uranyumva neza? Nusu nagura umugabo wanje ntabwo ugomba kucyumfasha. Oya, mu gihe ndimo ndakubwira ibintu ntubyumve nazajyaza ujye wimenya ngo nyine nje ntacyo ndamanitse. Nawe uri kumbwira umuzimu nje wawuzanye kuko. Ngo nyine ngeyo ndawubona. Abo ubu n'ugushinyagurira umuntu. Ashaka kuvuga gutyo. Mama agize gupfa ari wabigizemo uruhare none umwana amushinyagurira bigezaho. Kincho kibi cyane rero. Kuki utamba ko mushinyagurira? Ese nabyo wizera ko iminsi mibaho? Iyo ngiyo ni toroma ahubwo wowe ufite. Ntawe muzimu hari nawe hari mu rugo. Cyo cyo ndakikubwiye. Uzishima ubona nanjye nakiri muri runo rugo nanjye wanjyanye umuzimu. Ibyo bizagushimisha. Ubwo zigihari. Niba uri murabona umuzimu ukwiye umunyamasengesho. Siko bimeze se? Niba ari umuzimu koko ukwiriye umunyamasengesho kugira ngo uwo muzimu ave muri no rugo. Ayo masengesho nayo nyeneye. Nawe ukeneye? Nayo nyeneye. Hasenga umukene n'umutindi kandi ntabwo ndi kuri urwo rwego. Ntuzongere kuza kunakira. Ntuteme umunyamasengesho. Aje ubu wicerera mu mutwe usanga solution yose ari niyo kuzanira abanyamasengesho. N'umunyamasengesho kuko ibyo binini uri muranywa ejo nejo bundi nibikujyaho ingaruka ninde bizagaruka. Ingaruka ninde muntu wumvishe wishwe n'ibinini. Ibinini byinshi birasaza. Noneho uzahita unasara burundu. Akosha mfite w'imigambi mibi. Wowe uremera tuza n'umunyamasengesho cyangwa ntabwo uremera? Nabyo wemeye. Uwo munyamasengesho nuwe. Baba badapera imbamuna baza bakiringa ngakuramo ibitambaro bagatangira guhanura ibintu bitabaho batakubwira ibyo ugiye gupfa. Ndashaka kuzana umunyamasengesho muzabana. Abateka mutwe nabo nyeneye. Okay, ndashaka kugarura anti wanje niwe wenyine ushoboye gusenga, yesi nshoboye gusenga. Niwe nzi wenyine wabishobora. Uvuze nde? Anti wanje. Anti uhe? Mvuze anti wanje. Anti uhe nyine. Anti wa mukecuru waje akabyarira hanga ndosika atari ukwabo. None subizi nyine n'uhe mu anti wundi wigeze uza kuba hano. Niwe nshaka kuzana hano. Byakunaniye ngiye kubikora. Ngiye wigeze ubona giye najyaga guhiga nigeze nkora ibyo ngibyo. Wigeze ubona ni kuri umugabo. Ariko abagore turisiga nyine kugira ngo duse neza. Banaduhe karibu babona nyine twaka. Nose ni demuntu wavuga akazi ubona usa nabi. Isura nziza irakonta. Iranaha. Icara hangaha hano ngo have. Share reka nkubwire. Ubwo nushaka ka munane. Shushu. Nturenga. Uramutse urenza. Burya sigono, monsieur. Uramutse urenza. Kumvikane. Ngomba gusohoka nkajya gushaka amafra. Cyumbwira ni ibiki? Urabona zino freshera arizo kwicarana nawe hano. Ntabwo nakwicara hano. Ko si imyambaro we kwemuka byarame ko si n'ibyo nibyo.
ariko burya muba mubitse ibi bintu mu mutwe muba mubitse mu nzu uracyagutungura uracyabona byinshi utari bwabonye wanzirikiye aha kumbuza kujya gushaka akazi igihe kirageze rero ngiye gushaka akazi sawa urabona nsagutesha riba arankunda siko ushobora kuba nari ntunze igihe ntabizi ariko ntabwo ukubitaho ngo urebe wari wakubitwaho harya wankubita kambyumve neza no iyo ugiye gukubita umuntu mukuru ntabwo mubwira ngo ndagukubita turarwana bakubita umwana kandi njye ntabwo ndiyemera uranyizwe njye ntabwo ndiyeme bakubita wenda urimo uraganira yego kumana umugore ungana nanjye ufite ibibere bingana gutya ngo wankubita ntabwo ibyo bikibaho uramutse urenza ndaharenga wite ku rugo ego 0 segonde ahubwo nari nanze kugenda ntabikubwiye umenye ko ngiye wakoze no kwizana rwose nubwo ntabwo uhamagaye ngiye gushaka ubuzima bebe ese wanyweye ibiki nta kintu nigezeho nta kintu nigezeho ahubwo tube dusubiriye sawa ese icyo witereye igiki n'ibiki wambaye iri ni ikoti ariko ubundi wabaye uti dore ni ikoti urarireba ntunzengereze rero ndagiye nyamara ufite imyuka abiri uramutse wibeshye ukagenda ibyo uvuga urabizi twumvikane uramutse uragiye ibyo uvuga urabizi ugenda ntugaruke ugenda ntugaruke ese nuko bigenda iyo umuntu adafite akazi sha ntabwo yansuzugura agaruke mubana ajya gusengera n'ibigufata gusengera kuko ndambiwe ikurura ryawe mubwire rero sibyo ndabyumva nkeneye ubufasha ariko nanone kuzana anti ntabwo ari igitekerezo cyiza sibyo ugende wicare ubyiga ntabwo nyine uriya mu anti agize imana mbona mviriye mu rugo wongera agaruke okay uzi ko uri umusazi sindi umusazi gute noneho tureke n'ibyo amasengesho ko andi uri ari anti wanjye afite uburenganzira kuba muri runo rugo ndabizi ni anti ariko nanone iyo aje atinda ahangaha ntabwo aba aje gusura byamaze atinde cyangwa bireke hano ni iwanjye uranyumva neza we noneho si mwebwe murose narakuretse uri mwebwe murose ngo umuzimu uza kuntera mubonye impamvu zimuzana nanone atari n'umuzimu ubanza ndebe hano njye ntabwo wowe ufite kunyigisha ibyo nkwiye gukora uranyumva neza uranyumva anti agomba kuza hano icyo kibazo uzajya ujya mujye mukigirana agufashe njye sinkeneye kuzajya nirwa nirukanga imihanda yose ndimo ndashakisha ngo mpamagare ngo ufite ikibazo ugize ikibazo uranyumva neza dore ko wananyirukanishije nk'aho ariwe unkoresha okay nduzi ko anti wagiye kuza uba yagiye kuzongere ajya nkubita amfate nk'umukozi imbere ye ajya ahora nkubita uko yishakiye nk'uko yabikoraga so ubundi ubona ntabwo nanse kaza kubangana ikibazo ni ukuntu azanga agatangira kunkubita agatangira kwisaza nk'aho ari umusazi shakisha undi munyamasengesho no gushaka anti wawe iyo wirebye ubona ninde wagushobora undi wagukubita uretse ubwesikoro bwawe nose ngende ibuye cyangwa irobo ntabwo uri satani urumva nk'ibintu biri kumbwira ngende satani umugore wakubyara ndi satani utari satani se umwana wabyaye wamushyize so wagiye kumujugunya ngo ushaka kugira ngo ngobe hano umuntu mubi niwe nyine utifuza kubana nabe wahagombye ko umwana wacu ari hano urumva jambo nasoni guteye kuba unyita umugore mwasize ngo ndi satani uba nanga na satani none se wowe muranyita imbwa ubona nta kibazo bifite nta n'isoni ngagenuza no anti wawe turebe ko atsindiye satani ubundi mu gihe uzaba wicara hano nkubwira ikintu tukakiganiraho ukacyumva uzaba umugore mu rugo ntabwo uzaba ukiri satani ariko mu gihe mvuga ukazamuka kuko bavuga yuko na satani iyo umugore yarakaye aza gufata isomo ubwo rero bivuze ngo nawe uri satani uri nyina wawe Prada noneho ko ndebe uri gusa neza cyane ese Jonse wahinduye amavuta aya ndi umukwaferi ubwo ushaka kugira kuri nta dukuru mfite se twikise wariye
wanyweye ko unyese subizi menya ko nkuruta umwana uri Siko hasi nibutse ko yawe ndi bucura we aho uzi ko buriya ngiye muzi Tekereza. uretse maze nkubwire uzi ko ungiye muzi nkoza unyoza uraje oya duhamagare mere se nyine uraje umbwira uretse ngo naguhenze yewe hari ibintu ujya ukora nkagira ngo wirengagije yuko ngiye ubwanjye nakogesha ubu rero wakora utwo ukora ujya umenya yuko nyine nakogeje nkanagoga ariko reka mubwira agasitari nyine utigeze umenya nizere ko atari akanjye niyawe ubu uraje unereze oya ahubwo oya nuko tubikomojeho nyine ngashaka ko tubiganiraho ngo hari igihe nigeze gufata gutya ngiye kugoyeka nkucishije inyuma gutya ngo uhita uncika nkusigana akaguru ngo mere yarambwira ati ubu niyo mpamvu navunitse hari ukuntu njya numva mwita kwa aha reko ye ubazo ni gutya ibyumva bakakaye ubu sino bikubwira ubu wari mu wampenze mabyiza amakuru se ya Natasha ubwo simuvuze neza oya reba aka kanya twari turi guseka njye nawe tukomeze duseke mbese lisene reba topic twaganiraga njye nawe aka kanya ushyiramo umuntu ngo Natasha kuri Natasha ubwo ibyo bintu amakuru biba y'umukunzi bazi reka no kumwita no man wifatamo asigara ushatse kuvuga nyine ushatse kuvuga iki ko ngo umukunzi nyine asigara kuzengereza bya nyabyo nyine nari mwise umukunzi kugira ngo nyine ntababaza amarangamutima yawe twigomere muri modo nziza nanze kumwita wakagombye kuba ariyo mudu wagumyemo tukaba ari tugomeza kuganira hapana kwinjiza muri uwo mutari wanjye brata bagira ngo nyine mbe kumeze neza akoze nta n'umwanya nta gihe twaganira njye nawe wenda tukaganira iminota mikeya hatajemo ibintu by'amatiku hatajemo utuntu ongera nyibwira udustori kuko two mu bana nyine wirakara ngaho mbwira ushaka kumenya iki kuri Natasha ushaka kumenya ameze ati mubanye mute nyuma y'ibintu byose byabaye nyine hagati yacu hagati ibyo wiboneshereje amaso mbese si ubundi buriya utabeshye uracyumva ukeneye kumutunga mpameze n'ishino twakwishije byagenze bite se none uzi ko wa mukecuru agiye kugaruka inde anti Bruno ninde se muntu wundi uzi inzira muri uru rugo anti Bruno nyine wa mukecuru uza gusura abantu akahita haba ntumbwire iyo nkuru mva agiye kuza kandi vuba ngaha aje kwenda iki none ni iki kimuzanye ko hano nubwo twari tumaze iminsi twifitiye amahoro simwamendeye umusazi noneho bigeze ku rwego nkenera umuntu usengera none se nta wundi muntu waza hano agasenga atari anti Bruno uriya mukecuru ko nabonye atoroshye noneho ibaze niba umuzima ari kuza kudihagura agiye kuza nawe yongezemo izo ujye ukubitwa n'umuzimu ukubitwe n'umuntu muzima ukubitwe n'umuzimu ukubitwe n'umuntu muzima ubwo buzima bwawe urumva bumeze bite ese ubwo byari ngombwa kunyibutsa ko nzajya nkubitwa n'abantu babiri ese nyine si ikibazo reka njye mba ndi gutekereza ku mpande zombi none se ngenda muyobe none nanjye ikibazo ni uko ibintu byose mpita mbigenderamo none nituvuka numva nzajya nkubitwa njyenyine none se ubu koko turabigenza gute koko ke papa simbizi kuri amuhanti ari muri iyi nzu nta mahoro tuba yafashe umwanzuro noneho yisajije ngo nta wundi muntu ugomba kunsengera ngo kandi ngo ninanga ngo ntabwo azongera kumfasha cyane cyane ko yabonye ko ari we abantu basenga bashize mu gihugu ku buryo nyine abona ko ari uriya ugomba kuza none se agiye aze basi agasenga agataha byo ntabwo ko wenda muvuga ngo ni njyewe uvuga nabi ngo ni njye wananiranye wowe waje kwicaza Bruno ukabimubwira pe oke wenda biragira we nemera abantu bansengera nubwo nari nabyanze nubwo njye nari umuntu wo gusengerwa kuko njye ntabwo nizera ko umuntu muzima nkanjye nasengerwa asengerwa bari abantu b'abakina bumva ko ubuzima bwabo bwarangiye ariko nawe najya kuri urwo rwego rwo ntasengerwa muri runo rugo cyakora byibura ushobora kumutunga nk'itungo ntumutunge nk'umuntu kuko ntabwo ntekereza ko afite umuntu utekereza brada wamuhaye urukundo rwawe rwose umuha umutima wawe wose dushwana amanywa n'ijoro kugira ngo byibura umukavaringe umwiteho umuha urukundo ariko se fayinari yakwitoye iki ese bro kuko wenda si dushwana ariko nta nubwo ushaka kwiga use kuko nabwo nzanye amatiku tuvugisha ukuri reka ndagukunda kugira ngo nkugire inama nka mushiki wa simba ashaka kukubona ubabaye
subizi se ngewe nkunze nyine ni kuramba nimereye kandi nyine ngira umutima ndababara gusa Natasha nyine nk'uko ubivuze nyine ngewe ndamufite hariya. uramufite kumumarisha iki dore iriya vaze twanagura n'indi mitako myinshi myiza mu kuko iyo murebye neza nkareba isura ye mbona adafite n'isura nziza ntabwo afite isura nziza afite umutima ni umukara afite umubiri ntushamaje tuzamutunga nk'ivaze nta nubwo yavamo itungo ryiza ririkika reka nkubwire ikintu nshaka kuri sindi Natasha ingurube ndamubona byibura yaba ingurube basi ugira ibyo uvuga ariko nanjye mu mwanya mvuga sibyo ngewe Natasha mufitiye gahunda Natasha nayo nk'uko abivuze namutakajeho ibintu byose kandi ntabwo napfa kurumba gutyo ibyo yankoreye byose ndabizi mbifite hano mu mutwe that's why ngiye kumwe nawe njye nawe then after that ndimo ndaplaninga umupangu mwiza ngewe nzamubabaza ku buryo bizahura n'iki mu gihe nyine ababaye so rero nunyihutisha atuma nkora ibintu ntigeze mpanga umundekere rero ushaka kubabaza Natasha no ubu kubera yuko wumvisha ari umugome ugiye kunshyigikira buri kimwe cyose ushaka ndakikugurira Yesu umva Yesu umwana ndashaka kugeza hahandi azambwira ngo ndumva kabisa mbabarira simwe bibanga se icyakora noneho ntibushema nawe ariko nimba nabyemeye natuje nkabwa ni kanuza mboneka amahoro ataha muri uru rugo nanone ntabwo yagomba kuzana anti isigaye irimo aravuga ngo nyine ngo abantu ngo basengerwa ngo ni abantu ngo baba bararangiye ngo bafite wowe urabona utari kurangira iyo urebye ubona ndangira gute udakoze ndangira gute kuki mushaka kwica kandi nyine muzima niba mama Brina ari kuza ko akunobagura ubwo wowe nta n'ikintu uba utekereza ahubwo buri munsi nzajya mpora ngutekerereza kandi njya nkubwira ibintu ukampinga ukaza kuza kubona ingaruka nyuma gusa ubu nakoze iki ku buryo uriya mukecuru njye yahitamo ku buryo azajya aza atera none si cyo ntabwo wakagihisemo Bruno ubundi umwana we njye amubaza iki se amubaza iki nusinjye ari kumbaza iki none se ubwo ukumva nta kintu ari kukubaza kuba ari kuza gutera ukumva nta kintu ari kukubaza nose ari nzajya gupfa utaranze gutanga amafaranga ibyo tubireke mbwira ukundi bibigenze Bruno nazana uriya mukecuru nyine ntukajya uhita witerura ngo wibyimbye kandi nawe uzi ko ikibazo aba ari wowe wagitangije ubu yaba atari ikibazo cya bino bintu byose twari kuba turi kubicamo twari kuba turi famiye imeze neza twishimye nta kibazo na kimwe gihari ariko kubera nyine ibibazo wanze kwishyura amafaranga ngo umuntu yivuze reba ingaruka turi gucamo uyu munsi uyu mukecuru uramuzi nawe ntabwo yoroshye tugishinza wajya ngende banki y'abakene ntabwo uri banki ariko ufite ubushobozi bwo kuba wafasha nose banki yawe ujya muri ino si yose ninjye barebye asankeza ninjye umuntu ugomba kujya mfasha abantu bose bagize ibibazo byo kuba badafite amafaranga yo kujya kwishyura kwa muganga nose banki ijyaho amafaranga yawe wenyine ntabwo Brina amafaranga yajyaho ngabyo tubireke ngira inama y'ikintu ndi bukore Bruno nazana uriya mukecuru mukecuru rwose nyuze numva nanahangayitse rwose iyo ntekereje uriya mukecuru mpita numva rwose cyane ko nawe uzi ko rimwe na rimwe ajya kubita ayo matama yawe ntabwo ari njye ufite icyo kibazo njyenyine niyo mpamvu nyine ndi kukubwira none se ubu ngubu neza ko Bruno ujya umukanga basi noneho umukanga Bruno aracyakangwa kuva yabonye ko nagize kino kibazo Bruno aracyakangwa ntuya wanamubwira ko wakundi kwa wirakaje tukareba nako nagize njye ndi kumubwira akambwira yuko ningomeza kuzamura ijwi ari bundeke ngakomeza nkibanaho gutyo kandi nawe arabizi kwirarana ni ikibazo kuba ndanga wagiye ku ishuri ni ikibazo ni kubona Claudine njyenyine nzagufasha buri kimwe cyose aho kubwira uwo mupangu umeze ute kugira ngo nanjye amanywa nijoro ne gusinzira agende comekamo uturungo maze tuzamwice buri gihe nyine uvuga ibintu utabanje kumva neza ko byarangiye gira ko umuntu wanza kubwira isitori nimara kurangira nyine yimbwire icyo ushaka nanjye mbese ntabwo gusobanura ko ngende kwandika umupangu neza wabaye utuje ushobora kubwira nk'intangiriro nanjye nkagenda ashyiramo utundi tuntu hagati iherezo narikubwiye ko nshaka yuko bizarangira mbwira ati mbabura none ndapfuye ese ubwo ugiye tubisoje oya ngwino nkubwire n'utundi tuntu twamukora turi kuzamukure ako tuzatangira nyine mbwira nawe ikintu tugiye gukora reka Natasha tumuvugiranira
ngiye mfite imipango yanjye nyine niyo ni imipango yawe umva n'uwanjye se kuki wumva tutashyira hamwe ngo dusenyere umugozi umwe mu kwica umuntu tubice neza ntabwo ntabwo ari ukumwica niyo mpamvu wowe nyine uri umwana uvuga utatekereje nyine nkumva ukuntu byimeze nyine ngwira nkubwire ukuntu nshaka ko tubigenza ubwo se ugiye he uri ndakaza nshaka yuko tumufata tukamukingiranira ahantu tukamwima ibyo kurya tukazatumuha ibyo kurya by'imbwa noneho ubwo ngubwo tukamufata tukamutorotira ejo tukamukuramo urwara ejo bundi tukamukuraho umusatsi mbese ku buryo tumubabaza akazabanza gupfa yumvishe ariko ku buryo do cumora mfasha nyine umufasha iki ko ari njye bireba ni wowe ndeka njye mfite strategy yanjye kandi ntabwo umanira wowe umva ikindi kandi njyewe nawe ntabwo uzi finizi neza yari hagati kandi naramukunze uriya n'umuntu uba ibyo uvuze ngira ngo nibyo wakorera wakwiciye right oya ikibazo cyawe iteka naho ngaye ngikono none se nataje tubireke uruhande rumwe Bruno ndamukeneye ariko nanone ko ari kumbwira uriya mukecuru none ntabwo turi kuhuza ahubwo wowe ushakisha uburyo uza kumuvugisha njya mbona rimwe na rimwe ajya kumva ejo bundi tutavuganye neza ubu ngubu ndamugiye kumusha erega nanjye ntabwo ajya abyizera nanjye yarambwiye ngo nsigaye meze nk'aho uzi ko iyo ugendanye n'umujura nawe w'umujura ubu kubera ukuntu uba umeze nanjye bisigaye bituma batacyunyuma n'ejo bundi nanjye naramubwiye ko mama we namubonye mu nzozi arangije aravuga ngo ubwo nanjye ngo nabaye ngo wabaye ngo nka mukuru wawe ubwo urumva none njya kumubwira ngo reka ngo wanti wawe ngo naze muri iyi nzu ubwo none urumva ari bubyumve iyo ugendanye n'umujura njye nawe abaye umujura hanyuma niba udashaka kuba nkanjye kuki ugatira bari abahungu wajya ukabana nabo nkabona ko unabona amahoro muri uru rugo ubundi ngaho nyumvira izina ry'Imana ariko ibibazo by'abahungu ubu bihuje gute n'ibibazo none ninde muntu agukura mu rugo rwanjye si umugabo n'umugabo none se nyine uw'Imana izandemera nk'uko nayo yakuremeye Bruno mukabana nanjye tuzagenda nose uragira ngo nirukange njye mu gihe itarakuremera rero jya uhangana n'ingaruka uhura nazo muri urugo kubera njyewe soni ngo ujye nawe n'umujura njye nawe ubaye umujura si nk'uko uriya mukecuru yaza akaba ari waheraho agwereza inshyi muri aya matama dore ko amaze kubyimba yaje se ukareba ukuntu ndahita mba akamarayika noneho ahubwo akaba ariyo mujya mugo ko njye nabishobora wowe kwihangana bitajya bigushobokera ikibazo kiri he ako keza na cumi kimuri uru rugo umuntu aba ari guhura n'ingaruka z'umuntu hejuru y'ibiki byose njyewe rwose Imana imbabarire gusa kandi anagiye navuze n'umunsi n'umwe uzangira inama nzima ukagenda uvuze ikintu kizima kandi kitari kizima koko ke ako wabaye genda pame genda nyohereza mutwanye sinshaka gutekereza ibintu byinshi ko nibyo ufite biramagije utambwiye se ngo nze ngutere oya nari ndi hano mbona nyine nimugora ndi bukambare ndabaye akamucisheho ko ntacyo nakoraga se nanjye bite se ko mbona wagira ngo baje bateguye papoye kandi nawe nose be kuko wanze ko ntaho inde njyewe ushatse kuvuga iki ngo nanze kutaza nyine ko nsubira mu rugo njye nigeze nkubuza kuko njyewe nigeze nkubuza gutaha waba umbeshyeye pe waba umbeshyeye iyi noneho ntahe ako se natako usigaye umvugisha nk'umwana wawe cyangwa musaza wawe kweli uricaye noneho ntahe nuko usigaye umvugisha kweli ntabwo mubwiye nawe ariko none se ko nakubajije ngo nsobanure impamvu ushaka gutaha wamaye reka ntukajye uza ngo uza hano ngo umbwire ibintu njyewe rega ndi umuntu ndatekereza mfite n'ubwenge urabyutse mu gitondo urashaka gutaha ndakubajije ni nihe mpamvu ushaka gutaha wanze kumbwira none se ndamenya aho ushaka none se ugiye hehe ko
bazi ko ari ngewe ugufite umunsi wavuye hano kujya mu Buhinde ntaza hano kwiba. aho nabiri twamako nawe Nata iwanjye wayo nabi wenda ntabwo ari cyane ariko nyine ntabwo ari cyane. ese Nata reka manze mubaze koko nk'ubu ngubu ko watuma mpamagara umukozi wanjye hano uyu nguyu akaza hano mu cyumba cyanjye ese ntabwo ujya urya ntabwo urya kurya se kurya kurya iki kurya nibyo bisobanura ko umuntu abayeho neza. Nata ntabwo wambara neza Nata ntabwo uba wisize amavuta ntabwo uba wakoze iki ujye ucunga amagambo ubwira umuntu kuko umuntu ahantu nakuvanye urahazi wowe ntabwo ndi kugucyurira wibifata nko gucyura amajyamo nkwibutse uburyo mbwira ngo kurya si cyo kintu umuntu aba akeneye urambaye urariye urisize ufite ayo icyo ushaka imodoka irahari uragenda urashaka mu iki none nkata akaboko kanjye nkaguhe ku buryo mbwira ngo hano iwanjye koko ngo nta kintu mfite ngo ugire uti ntabwo ngiye mvuze ko nta kintu ufite usibye kuki usigaho ukunda kungerekera ibyo bintu ngiye nabivuze. ese Nata njye uzi ko ibintu byose ukora mbona there is no change nta nawe utandukaniye n'abandi si kuki usigaho ngereranya n'abandi bakobwa utandukanye neza yego mwana none se niki kintu mvuze gitandukanye n'ibihari niba agahinda yanteye ariko nje ukantera nibe nabaho ntukangeranye na Pamela ujye umbabarira njye nakubwira n'ubwo ungereranya na Pamela muzasubirana aho kugira ngo ujye ungereranya nawe buri gihe. Eme ni iki kuri aho ko mbona wigunze wabaye iki? Nase mama nimugora ubwo twarese twaburaye. None si yo mu burayi bisobanura kwigungira ku nkingi wasibye kwiga Nase mama umuntu yajya ku ishuri atari ariko utariye no kuvuga iki ubu usibye kurya ijoro rimwe nibyo bisobanuye ko utajya kwiga ngo ntago warabiriye nta nubwo amasomo yajyamo umuntu afite inzara no kukubona igihagarara ubwenge ntabwo buze ntago umaze kuba umusorera ubu ntago wakwihanganira inzara y'icyumweru noneho inzara y'umunsi umwe nako igice cy'umunsi kuko saa sita warariye nijoro nibwo tutariye none se ni ngombwa ngo uhite uzawitsindagire muri iyo nguni se wiyegamishwa kuri iyo nkingi irakugaburira wamaze igihe kingana gute? Ni kinini wahaze ndakeka inkingi yakugaburiye n'ubu ndacyafite inzara bico nibi gusa ntangiye kwigira akantu ntamenye ubwoko bwako ngaho ugenda ubwire so none hakugaburire nukuvuga iki? hari ubwo papa azi guteka abujijwe n'iki? mbese uzajya yirirwa mu rugo nta kintu akora nimunirega naho mama mutandukaniye hasi ubundi mwazasubiranya kugira ngo uryoherwe ncyurira ngo Pamela njye ntukanangeranye na Pamela wowe uzasubirane no se ukurirwa umunyurira umva rero ariko ushaka no kumbwira cyangwa umwana gutwika usiba wigira ubu ni ikihe kintu ubundi nigeze nkuri wawe kuko ni iki se wowe mbwira nusundi ko ntacyo wakwiye kucyo nzirikira iwawe uranshaka icyo wanditse nanjye nkakomeza ubuzima bwawe yata wowe wakabaye ari wowe ubwawe ushima Imana wowe bitewe n'ubuzima wavuyemo wakabaye ari wowe muntu unshima uvuga ati ngiye basi wambaye hafi wandinze ibintu habe waramfashije pe ariko kuvuga ibintu ukagira ngo wazuye mama ko ari ikintu cyaba kirenze waba warakoze oye ntabwo mvuze ngo nta kintu wamfashije ariko kuri gunyura ngo ubuzima bwawe ikintu cyose cyaburaga nyine wumva niko na mama wawe namuzura ariko ntugakeneye no ku izina rya mama wawe yari iruhuye ahubwo nsubiza inyuma mu bihe ngo wenda waramfashe pe n'Imana iguha umugisha ndanabikubaye ubwo se wowe witwara nk'umuntu wubahira ibintu bamukoreye wegendere mva mu maso igendere umunsi wumvishe yuko wamenye yuko ufite impamvu ishaka kuva hano uzazimbwira nituyumvikana uzagenda se ntabwo nakubwiye ngo ugende usundi niba arandambiwe ahubwo ndibutse okay urakoze ndashaka yuko ufata telefone ukayikura ku murongo kubera iki niko mbishaka kandi ubikora sinyikwatse ngo winzanire hano ya na tape ya kabiri uri kumva ugenda ukureho telefone ndayisangaho
nyuma y'ibyabaye byose ntabwo nshaka yuko ujya guhwihisa amagambo bamenya ibibera hano ibiki. This is nibwo ubuzima bwanjye nawe ko nibwo washatse ko tubanamo. Nase kubaho bizatuma mbabarira. Nizere yuko wanyumvise neza. Noneho nyisange ho ngiye nabikubujije. Nyine bizatuma mbabarira. Ndaguteye ipasi nk'uko wabivuze. Nyine nose mama kuki papa asigaye yirirwa mu rugo? Wagiye se ukabimubaza so nabo umuntu yifitiye. So ni ikigoryi nuko umubona agenda. Ubu se ubuhe bugoryi? So yanze akazi. So yirirwa mu manzaganya. Kandi nawe mbona umeze nkawe. Oya. So ni umugome. Wese urabewe ko ari umugome? Ubu se turara ubusa twakagombye kuba twaburaye. Oya mama. Ako nawe uzaba nkaso. Ngiye yo nkwitegereje neza nkakuriba. Shambona kabisa amaraso nama. Oya ngiye nzaba nkawe. Uzaba nkanjye? Ngaho zimfashe rero. Kare kose se. Ngiye ku kazi rero. Abanyakazi? Nakora buri kimwe rega kugira ngo ubeho. Warubizi? Nakora iki? Buri kimwe kugira ngo mbe. Sawa. Gaho rero ugenda usange papa wawe mufatanye imirimo yo mu rugo. Nanjye ngiye ku kazi. Ngiye ku kazi. Otyo. Ubwo se urasigara ukora iki? Tabandi kureba filime. Urebye filime ute? Umuriro wawe uguze? Ase mama sambwiye ko waguze umuriro. None se ubwo nimba kureba filime ku uyu munsi wasibye ku ishuri ufashe ikayi ukiga wamara kwiga ukajya kureba ko nyabura so yagutekeye ukarya ukaza kureba filime nimugoroba wabiki? Saka idekeza. Aho rero nyanyagira ibikorwa mbikubwiye. Genda urebe papa wawe mufatanya akazi. Nagiye. Ugera akazi keza. Akoze. Ese pame biti? Byiza shamba ni karibu. Ndakoze. Mba ndabona usa neza we icyo ngukundira cyangwa uri nacyo. Nese wumvaga naza kukureba ncabiriye? Ariko se tutunuzarya tubari zahabu. Suko kuki nanjye utanzaniye ukanzanira buriya parufe bwawe bw'amafuti. Kahise kanashaka gusa shaka karahumura y'ibaba we. Sha usigaye ufite umutima mubi. Muri make nakoreye ubusa. Oya nyine wari ukunze cyane wari kunzanira nanjye no subura burangiye nanjye nakeneye kwambara utuntu tuvuye hanze. No subwo ko wari hari ya waruje mu Rwanda bimariye. Utanza kuzanira utuntu sibyo? Nongera gukina nanjye. Nese mbwira uri hano wenyine? Oya. Kandi kumwe n'umukozi ariko sister nawe hari we yagiye. Nanjye mbasize yanshinze mu rugo. Akirangegera isigaye hori wanyu we ariko isigaye na n'imyenda yose arayiza. Fatana rugira ntako hava afite. Kira mukobwa kuko undi yahaye icura muhungu we. Mbasheri naragerageje naragacumunaguje naragatutse nakoze ibiki naramwandagaje we wagira ngo ni igiti. Tikiza ko je nibaza amarangamutima ye ameze ate kuko ukuntu namututse ukuntu namusebeje ntabwo yagakwiye kuba ari mu rugo ariko yarahameze. Niba Natasha nzamukorera iki niba bizagenda bite neza ko naye mbizwe nkwizeye ko mbizwe kuri inshinzi ubu neza byaranze neza nkoreho kopi koko na urabizi ko ntapfa gutsindwa byoroshye ariko strategy zanshiranye birasaba gushaka izindi dakubwiza ukuri no gufatanya ne tudafatanya ari umukobwa ntabwo tuzamutsinda ariko se ngiye mfite igitekerezo wazaretse tukazajyana Ivan ku mupasiteri akamusengera tukareba ko wenda nabiruzura mukobwa amaye kubera ko ukuntu Ivan ni akundura mukobwa ukuntu mba mbona bameze mbabona Ivan atari muzima pe nukuri. Uratekereza musaza wanjye wamuheraho mubwira ibyo bintu? Mikwe ngwino.
ngwino hano ako se usigaye uri nuza za ndege zirwana ko umuntu agwahamagara ugacaho ugira ako se mikwe nk'iyo ponje ijyanye he uri gutonyangiriza amazi muri saro kandi none se izina ry'Imana wo mu ijuru ngenda ndashaka kuzakwivugana ndakubwira gutonyangiriza amazi muri saro jyana icyo giponje gishyira hariya ahubwo uragiye n'ubwenge bukeya bwawe urabuterura ubushyize mu ndobo n'indobo urayitetanya urayizanye hano nangiza ngo urambwira ngo nyikamure ubu ntabwo nzi kuvuga ikinyarwanda cyo kuvuga ngo kamure iyo ponje uyizane hano none se ugiye nkubwiye nangiza ngo urambwira ngo nyikamure rero ndabona wowe n'ukuri kw'Imana ubwenge bwawe bwibera mu ndobo ndebera muri ayo mazi ku bwenge bwawe butarimo hariya ndeberamo aho ngaho ngwino zana hano umufashe gushaka ubwenge bwawe zana hano indobo tekana indobo bikwe ndakubwira ngo ngwino hano wowe wicara hano shaka tuganira njye nawe kuko ufite ubuvure mwana bugaragaza yuko ujya no kuvuga nta bwenge wari ufite wowe zana na biriya bintu kabinzanira hano bitereke hano unamamo hano unamo ureba neza nta bwenge bwawe ubonamo aho ngaho bwonyine nibwo uri kubona wowe reba neza hano aha ngaha ku ruhande wese muzamura urebe neza nta bwenge ubonamo bwawe hariya bose ubanza burimo ntabwo nakubeshyira ubwenge bwawe burimo neza rebamo neza urabonamo n'ubundi bwone na roho yawe nihwiri nk'uko uri igicucu uri gushaka ubwenge bwawe mu ndobo ariko sha umusatsi wawe ko ndeba wabaye urwererane ugiye kurwara bwaki oya papa usigamo ibiki ntacyo ese ko wabaye mweru papa njye inzara iba yananyishe ngo inzara iba yananyishe inzara ku muntu w'umugabo nkawe yicwa n'inzara ase papa mama yarambwiye ngo nze nkubwire ati ibiryo niyo ari bungaburire ariko ubu ufite imyaka ingahe 16 16 bataramenya umuntu ufite 16 bataramenya kuvuga kivuga dedemanga oya papa hayaba wowe ntuzwara ugiye kuba intuza twajya uvuga ugatobora wowe wabasha kwiteretera inkumi cyawaca amarenga kandi mwarambwiye ko imyaka yanjye itaragera nigera uzavuga gakira yose ndakinywa nta mukata ariko iki cyana cyabaye iki waye ukanywa nacyo kugeza amarwa nacyo ukakibona nta mugati ariko iyi myiryo ubundi hana bubu imigati leta aboneka ntimuzabaho gusa ko nyinyweye icyayi ngeze i Kigali uzabaze bari abana bose mwigana nubwo ndeba rigiye kukunanira babaze niba barigeze bo ubwabo bari abana bavuka mu byaro ibi ngibi babizi ubundi si kibana kimuhaka kimwe ko avuga ngo aya ni amazi iyo imigati yo ntiyanagira gute ntiyanayirya utamuhaye ikijumba cyangwa umwumbati ngo abashe kwikorera ifumbire no kuragira inka no kujya kuvoma ntabwo byabishobora none wowe murakinywa nta mugati shaba ubundi yabaye mama ndamubwira iby'inzara akanonganya nazanaye kukubwira ukanonganya kandi ndabona ari njye uri kubihomberamo kubihomberamo wagurije ndetse kubihomberamo ariko rero ninyo kukunteje oya nuko yarambwiye ngo nze ngabure nkugaburire ngiye kabiri kangahe njya kugaburira oya tuzajya ese uzi ukuntu nirirwa ndwana nawe kubera ko ari agakobwa mba nkatuka ntaba ashaka muvuga abashaka umwamikazi w'abari aho ngaho ameze nk'igitako cyo mu nzu none nawe musigaye mugirana ibibazo umusaza wanjye ntabwo tukivuga rumwe kubera ko ari agakobwa ntumbwire ko ibyo na Ivan yabigukora wenda njye yabinkora ko ndi uwanjye makuru namenye kagira inkuru we ngo bahuriye mu buraya Jesus umusaza wanjye yagiye kugura ku kiro se mama uzi ko iranshinze buriya ubona buriya
ni murumuna ni mushiki Imini we w'umugabo wa sister wanjye. Noneho ikindi uriya mukobwa buriya twahoze turi inshuti nyine urumva ni namufataga nk'umufamili akajya aza hano aje kwaka amafaranga ibintu nk'ibyo nyine ari duhurira hano nyine bisanzwe. Uriya mwana rimwe yigize kunganiriza anganiriza yuko ashaka kuba bari bafite nyina urwaye sinzi niba ibyo bintu byo warabyumvishije. Ambwira ko afite nyina urwaye rero. None arambwira ngo umusaza we ngo ntago ajya ampa amafaranga ngo ibiki ngo afite ngo arimo arashaka ngo akazi ngo noneho ngo bigeze nasigaye ajya kuryamana n'abagabo. Ntumbwire yuko yagiye kuryama ariho yahuriye na Ivan. Ntumbwire ibyo bintu kuko ayayayaya umwana wambabaje cyane naho bahuriye ngo barakubitanye nyine bakora ibyo ngibyo byo bakora. Mbari ngarana ibyo bintu wabikuye. Amakuru yose mba nyafitiye ku gihe. Nose nyine wayakuye. Ubu nibaza musaza wanjye yabuze iki kugira ngo ajye mu kureba ubwambure bwa karakana. Sundi buriya uzwi uri impamvu itumye nizera ibyo bintu gurayizi nuko Natasha yagize kunganiriza ibyo bintu ko ajya kuryamana n'abagabo. Naho ubundi ntarabyumvishije ntago ntari kuba mbyize nawe kuba mbyize ngo utarigeze wita kuri Ivan. Ni gute Ivan ajya kugura indaya uhari uri umukunzi we? Ngaho nsobanura icyo kintu. Nawe rega nawe ni ibintu nose ni ibiki none se oya ariko reka ntago wowe ushaka kumva ikibazo cyanjye njya hano cyavuye. Reka nkusobanure ukundi story yagenze nyine ako kiriya gikobwa niba nzagikorera iki iyo buri munsi gihora kizenge cyo gikubitagura ibyo cyo gifungura gake. Rekana nawe akomara yanjye uko mu bakozi bose nari nyeneye ubu mwana yabonye umukozi umwiri ari wowe tu. Ako boss simukorera neza. None se nge nigeze kumubwa nkubona nabi. None se ikibazo mfite ni iki? Umva rero nkwibwirira ikintu nawe nyine ntabwo uzi ikibazo ufite reka nkwibwirire icyo nayo muhamagariye. Ubonye ko hano hamaze ibintu by'amakimbirane n'amatiku menshi hano bitewe n'ako abantu bari kwinjira hano ngaho ngo bapamira uramuzi. Ntabwo icyambere nujya kumushakamo hano naza hano yinjire yaba ari mushiki wanjye mwinjije ujye umuga ngo nabigize gute ujye unampamagara wowe. Ikindi kandi amakosa yose ukora n'utuntu wikorera umenye ko harimo kamera. Nta amakosa ariko ngiye nkora. Kamera uzi icyo ikora? Ikora iki? Yadufotora. Mfite ikintu hafi ntacyo gukubita. Ntacyo nyine ntacyo mfa at least ndumva ufite ubwenge bwo kumva kwifotora. Uri kumva? Kamera hari ifotora hari n'ifata amavideo. Ibintu byose bibiramo hano nzajya mbibona. Guhera akakanya ikindi irangirwa umugore yanjye ngo Natasha. Uyigaburiye ku gihe uyiha amazi ikarabe yambare neza ari kwiraramo kirenze hano. Nkaza mu rugo nkasanga yasohotse hari wowe. Ugumenye ko muhita mujyana. Ikibazo suko muri bujyane ukuri bugenda umeze. Mezene. Ibyo bitekerezo bishyira mu bwenge bwa nako ubu bishyira mu bwenge bwawe maze utekereza ukuntu uzaba umeze. Icyambere sinshaka umuntu winjira n'usohoka. Umuntu ufite liberté nabwo ni mushiki wanjye. Uri kumva ugiye guhaha ufite ntabwo wumvise ibyo nakubwiye. Mushiki wanjye ntabwo wabasha kumufungirana n'icyo nshatse kuvuga. Ariko rwarugenda ashaka kurufunga urufunguzo ukarubika bajye bakoresha umuryango mu gikoni. Bivuze ngo nanasohoka hano nzamenya kingashowa yuko yaciye imbere y'amaso yawe. Mikwege nkubwire ngo ndaramuka iyinjira ry'abantu n'isohoka n'ibiki byose n'akavuyo n'akajagari kabereye hano n'ahari. Urabizi ko Eric namwirukanye n'ingiri kwikora akazi kanje. Ndagukurikizaho. Mu bintu byose nakubwiye nicyo wafashe mu mutwe numve ko byibuze uvuye hano ntabugiye ubusa. Wambwiye ngo ngende ngo nite ku mugore wawe mukurikira. Rangije urambwira ngo tuzajya n'umugore wawe. Wewe burago shawuse. Ubundi imbaraga ufite wakabaye ubundi ushyira amaboko hasi nawe ugakora ugapfa ugashaka icyo urya. Siko ngira atangiye gukora afite imyaka 10 nawe ugize 16 urumva urengejeho 6.
ngiye ku myaka 10 natangiye gukorera amafaranga nagize 16 mfite 500 none wowe bigejeje utakibasha no kwiha n'uwo mugati ase ubundi papa kuki usigaye wirirwa mu rugo iki cyana ndavuga ngo nabasha no kuvuga kumubitsa ibintu mu mutwe nukuri vuga ariko gwere gukora kubita sinirwa mu rugo jewe imba mu rugo rwawe kwirirwa mu rugo biguteye ikibazo wape nuko nabona ngo byuko ujya ku kazi none nsigaye nirirwa ahangaha byarakubangamiye ndakubangamiye oya ngo bimbangamiye ubuza gukora ibyo ushaka oya Yesu washaka ngo ngiye ushaka ko ntumaye nawa papa nabazaga kutagwa icyo cyayi ubwo se urimo urashya cyangwa kirimo kiraba nubwo kitaryoshye kiragihuga muhoza cyangwa ngo agakombo gihoza akantu papa abantu wowe wahushye muze ntabwo cawura neza umva aratamibwiriza nyine urabizi ko nyine nakubwiye ko Ivan yaje atagize amenyesha ko agiye kuzina urumva noneho muri icyo gihe yaje anunguye mbibwirwa n'inshuti yanjye yindi twigana ku ishuri ko umuntu yaje ngiye njya kumureba gutyo nimifite ako gahinda ubwo nyine nari nirakaje bya bindi by'aba girlfriend n'aba boyfriend nzi ko nyine Ivan akiri wawe ndahubwo ngiye naratunguye no kwifata kwita amana nsimbuje ansuzugurisha karaka beach man umukobwa yamuhaye agasombe igicucu yaragifashe je nawe naho tuzavuriza musaza wanjye none ikintu kimbabaje nuko uriya mukobwa atari Ivan wenyine bari bari kuruhura muri kiragiye yahuraga n'abagabo benshi yahura na Ivan nkubwira yuko ngo yamusanze ku muhanda ngo yacuruzaga na 500 n'igihumbi umuntu wese uko yazanaga yarinjizaga Nasura Ivan we buriya ni muzima cyakara agakobwa kamuteye sida niyo mpamvu yariyakiriye niyo mpamvu atajya ashaka kukareka ko mba mbona kanarwaye bya sida bireke nuvuga ngo musaza wanjye arwaye sida none se urugamba namwica ahagaze ni njye ubwanjye wamwishyinguye nyamara nushaka uzamubwire ugende uzamubwire agende nyine agende kwa muganga mujijishe mujyane murebe kuko njye mba mbona karakobwa agiye kanarwaye sida akaba ariyo mpamvu Ivan yaba yarabimenye ukabona nyine akavuga ati n'ubundi kugenda kwiyo muntu reka n'ubundi dukomezanye kwa ko nyine yanduye kubwo amakosa yiwe wabona ari byo ahubwo se twizingiye mu magambo nibagirwa kukwakira namwikira cyangwa kawaye cyangwa ubu ngiye ntabwo nujereka nzatuza ari kuri ya mukobwa asohotse mu rugo rwacu nanjye byamfasha twipangire mbwira dukora iki mujyana mujyana n'ubwo wanjye mujyana ko wambwiye none se bivuze n'ibyo nakubwira nta kintu kimwe wibuka komeza ngo nyine ngo nitujya kugenda ngo tuzanyura mu muryango wo ku gikoni ngo noneho ngo na kamera ngo izabituri shahaguruka wigendera haguruka yebanira stress so bivuze ngo nimujya no kugenda wowe amaze no gusettinga aho muzaca uzikombwiye none se basi byo nagusabye byuko wubahiriza amategeko yo ko umuntu ugomba gucana n'umugore wanjye agomba kwaca ari uko wabimenye ukambwira wabyumvise wabyumvise naho ibyo guca hariho n'ubundi niho nawe uzaca ariko mubwire yuko uzahaca nabi kuko njyewe ndabura gatoya wowe nawe nze hano nkiteho reka manze njye muri bino bibazo ugiye gatoya nibagiye kukubaza none se uyu munsi turarya inyama zirahari ntago zihari niyo mpamvu nari mbikubajije ugende kwa muza nta kibazo mbwira none se none mushiki wawe nawe ararya inyama cyangwa turamushakira ariko numva gahunda yawe muri iyi minsi wajya ngo usigaye utekera muri hoteli umuntu wese usigaye uteka inkono zingahe se ubundi ariko uretse imikwe ubutumye njya no mu bintu byo mu gikoni ejo bundi mutumye inyama nagutumye ibiro bingana
hano ni ikiro kimwe. Njyewe naguhaye buretse nakojeje amafaranga angahe? 25. Urakoze cyane. 25 rero ni ngahe? 5. None se kimwe kije gute? Nibyo ngibyo byose ubwo bitumye mbigarukaho. Ndaje humura tunzabyandika ahantu noneho nzaguhe tarifu nziza y'inkono ugomba gukubitwa. Genda. Ariko mwagiye mumenya kubaho nk'abandi bana. Ubundi byatubuza gukora. N'ubundi warakuze byararangiye. Gihoza gacyo. Ese ko ndebe uri gucurana nk'ucurano ikigaje. Reka papa mfite inzara. Nyine nk'icyo cyayi kiragufasha. Icyo cyayi kiragufasha. Kandi cyandaje bagushakira ibijumba. Ibijumba papa? Ibijumba se si ibiryo. Ariko kuva ndavuka natararya ibijumba. Nukwiye no kubirya ukumva kwemera se kubyanga ibijumba se ibiryo nk'ibindi. Nese ni ngombwa ngo uvuke ubirya. Hari imyaka runaka yagirimwe kurira ibijumba. Njye nuko narimenyereye inyama. Urumenyereye inyama uri intare se? Oya. Urumenyereye inyama. None se zizahoraho. Erega umva nkubwire nakubwiye ngo shyira amaboko hasi nawe utangire ukore ahubwo ho bukira rya shuri ryawe urihagarika. Nawe ukorera amafaranga. Nibura ho naringereje nawe unyakire nanjye utangire untunge nkuko nagutungaga. Papa mbe ku ishuri. Ese nubundi ko ryakuraniye. Ubundi ko mbona wiga wanga. Ubundi bari yihore ukazi siyo ntizakwigisha. Kugira ngo hari ishuri renzi y'isi iri hanze. Tuzaminuza. Zikandangiza. Yewe nushaka uzatoze nubundi. Ayesi zakwigisha zabahenze bangahe. Yewe nize hehe sinabuye ko ku myaka 10 natangiye gukorera amafaranga. None se ubu ngubu sinshaje. Ese ukeka ko ubu nta bwenge ngira. Uramugiye. None se urumva isi itarangaranga. Cyayi kimara. Ebizo gora ubundi gishubije. ariko wowe wagiye gukora ibintu utareduka igihe cyose ureduka ntabwo wakora ufite imbaraga ko n'ubundi urya cyane ibiryo urya bijya he ko bitajya mu mbaraga ugira gukora ibintu byose ureduka ndi kukubaza akazi kanjye hari ako ukora ariko kabiri kangahe nsigaye mvuga ugasubiza kode kabiri kangahe nsigaye mvuga ukansubiza gutyo ko umaze kunsuzugura mwamaze ubwoba si wumva kuradi wacecetse ntabwo ukubita ikintu hano bagahita bamfunga ngaho si peveri ngaho nyumvira ipeveri kandi usigaye ndusha umuntu erega ko hano umukozi wanyu ntabwo bivuze ko ceceka sinshaka no kuvugana nawe ibintu byinshi nta nubwo nje kuburana nawe ikindi we nta n'akazi wampaye ceceka niko nkubwiye uri kunyumva neza kinzanye hano nje kukubwira ntabwo nje guterana n'amagambo ko sinabona n'umwanya wo guterana n'amagambo nakumenyeshaga ubutaha nuwongera kunzeyuka gutyo uzabona Pamela ngewe icyo ndicyo kandi uzamenya n'agaciro nari mufitiye ibyo ngibyo tubyiyore kuko sinabyo byari byinzanye hano Korodina rero ikintu gitumye nza hano kukureba ndabizi ujya uzana ubugoryi bwinshi ndabizi ujya ukunda kungerageza kuri iyi nshuro nungerageza ibyanjye nawe bizahita birangira kandi uzahita ubona ko ngewe nari ingenzi mu buzima bwawe kunyumva neza nyenyanya umva rero maze kumenya amakuru y'uko Antibrine agiye kugaruka muri iyi nzu kandi ibibazo byose njyangirana na Antibrine byose bijya bituruka ku bugambo bwa n'urwo runwa rwawe rwakunaniye kurufata ubutaha naba yageze muri iyi nzu nkumva hari n'akantu na gato wasudukije muri ako kayuzo niba ari n'akayuzo niba ari n'akanwa simbizi nkumva wagiye uravumvura nubone kuri anazanye buriya burozi ukagira ngo ni uburozi bwa nyabwo ukabona neza ukagira ngo buriya njye ntabwo ngira uburozi bwa original ushobora kuzaguhemukira uzibeshye ukwedura urwo runwa rwawe numva yagiye kuvumvura utume ngirana ikibazo n'uramu anti njye nawe tubizasobanuka ninakwica nzakwirukanisha muri iyi nzu
kandi ujye umenya ko wowe na anti Bruno mwese muri abacumbitsi muri iyi nzu urumva kosa rimwe uzongera gukora uzabona ngiye Pamela icyo nari maze mu buzima bwawe kandi uzabona isura yanjye ya nyayo ntukajye ubona ncecetse gutya ngo ugire ngo nyine hari ibintu ntabasha gukora buriya burozi nakweretse bwa fake uzabona original yawe